Hello my people, ladies and gentlemen, reka tubasuhuze kandi tubifurize ibye byiza mwe mwahisemo kugenda mukurikira gatanu kuri gatanu iyi Motric Rwanda, by'umwihariko mwe mwaramaze kugenda mukora subscribe muri inshuti iza kadasoka. Uwiteka abishimire kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ni ku munsi w'ejo rero ku cyumweru ku isaha y'isa 9 zuzuye nibwo ikipe ya Rayon Sport yari icanye umuriro ukomeye cyane ku ikipe ya Marine Football Club ari mu karere ka Rubavu. No mukino wari ukomeye cyane, no mukino wari witezweho ibyiza byinshi ndetse n'impinduka zikomeye cyane muri iyi championnat y'u Rwanda, aho ikipe ya Marine Football Club yari yakaniye mu buryo bukomeye cyane kwigomba gutsinda ikipe ya Rayon Sport bubi na bwiza, ndetse bari bakubiwe agahimbaza musiki inshuro zirenga 5 mani ishobora byose, ariko ntago byaje kuba abikunda ko batsindiye umukino. Ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ibigaranzura ibatsinda igitego kimwe ku busa. Match yari ikomeye cyane, ariko kugira ngo twinjirane neza muri ubu busesenguzi reka tubanze turebe 11 umutoza Aruna Feruzi yari yabanjemo, hanyuma tumenye systeme technique tactique yakoresheje kugira ngo aze kubasha kwikura imbere y'iyi kipe yari yabaye akasongoye ihwa. Nk'ibisanzwe rero mwizamu ry'ikipe ya Rayon Sport harimo umusore ukomeye cyane w'umukongomani bamwita Nzila Pavel. Hanyuma kuri kabiri nk'ibisanzwe yari haciye umunyarwanda Serumogo ari Omar wari nawe kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma kuri gatatu hari umugabo witwa Musore Prince. Mu mutima wa defense harimo uwitwa Yusudianye ndetse n'uwitwa Nshimirimana Emmanuel Kabange. Hanyuma muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport harimo abasore batatu barimo uwitwa Richard Ndayishimiye Richard Ndayishimiye, harimo kandi uwitwa Tambwe Guruwale, hakabamo kandi n'uwitwa Niyonzima Olivier Sef. Hanyuma kuri atake hari umusore w'umunyarwanda rutayizamu mpuzamahanga Habimana Yves guturuka muri Rutsiro. Hanyuma uruhande rumwe rw'ibumoso rw'iburyo rwazamukagaho umusore witwa Aziz Basane Kulanya. Hanyuma kandi urundi ruhande rukazamukaho umusore guturuka muri Gasogi United bamwita Harerimana Abdullah Aziz bakunda gutazira Rivaldo, akaba ariwe wacaga ku rundi ruhande rw'ubumoso. Ikipe ya Rayon Sport rero yatangiye ikina umupira isa n'iri kwiga systeme technique na tactique z'ikipe ya Marine. Batangira bakina bitonze ariko biga uburyo iyi Marine yarimo ibakinisha. Ikipe ya Marine rero ni ikipe yirekuye, iratambaza umupira, irataka ku buryo bwose bushoboka cyane ko rwose byashobokaga ko mu gice cya mbere cy'umukino bakagombye kuba bamaze gutsinda ikipe ya Rayon Sport byibura nk'ibitego 2, ariko ntago byaje kubakundira. Bagiye bahusha uburyo bwinshi bugiye butandukanye ku buryo wabonaga ko bikomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport kuva hari Rubavu byari ibintu wabonaga ko ari ibintu bikomeye cyane mu gice cya mbere. Ikipe ya Marine Football Club yaratatse mu buryo bukomeye cyane, ihusha uburyo bwinshi, itera poto mani ishobora byose. Wabonaga ko ikipe ya Rayon Sport iza kwava rwose bigoranye, ariko ikipe ya Rayon Sport nk'ikipe nkuru yakomeje kujera umukino, ikomeza gukipinga iyo situation mbi yari yinjiranye mu kibuga. Hanyuma biza kurangira igice cya mbere cy'umukino kirangiye ari ubusa ku busa. Igice cya kabiri cy'umukino rero umutoza Haruna Feruzi amaze kwitegereza imikinire y'ikipe ya Marine Football Club yaje kuba akora impinduka zikomeye cyane. Izo mpinduka karundura karahabutaka zarimo systeme international zikomeye cyane zatumye ikipe ya Rayon Sport iza kubona igitego kimwe rukumbi cyahesheje insinzi ikipe ya Rayon Sport. Imanuka hari Rubavu yemye rwose nk'abana b'Imana 11 koko bakomeza kugenda baba abazungu. Hinjiyemo umusore witwa Adama Bagayogo, yinjira asimbuye umusore witwa Abdullah Aziz Harerimana aka Rivaldo. Hanyuma kandi ikipe ya Rayon Sport ikuramo uwitwa Habimana Yves
yinjizamo umusore witwa Tony Kitoga, yinjizamo kandi umusore witwa Tony Kitoga asimbuye witwa Habimana Yves wari rutayizamu nimero 9 wakinaga ashaka ibitego kuko byari byamaze kuba byanga. Izo mpinduka rero zikomeye cyane nyuma y'uko binjijemo uyu mwana muto cyane w'umukongomani, binjizamo kandi n'uyu munyamari Adama Bagayogo. Aya yose yari amaraso mashya ariko kuba akaba ari abakinnyi babangutse bafite n'imbaraga zo gukina ndetse no kubyigana n'iyi pressure y'abo basore b'ikipe ya Marine Football Club bari bafite yo kuba bakora win cyangwa se yo gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Baza rero bafite icyo bita amashagaga bari hejuru cyane cyane ko ikipe ya Rayon Sport mu maza ya nyuma y'ugomba kukwataka kubonamo igitego utabashije kukibona mu gice cya mbere. Hanyuma rero biza kurangira uwitwa Haruna Ferouz amanukanye intsinzi ku gitego kimwe cyatsinzwe n'umusore witwa Basane Aziz Kulanya International Cameroon Striker International, musore w'umuhanga cyane ukina bangutse wiruka cyane, aza gutsinda igitego kuri passe nziza yari iturutse ku mukongomani ariko ufite ubwene gihugu bw'u Burundi akaba ari we Tamwe Gulwal Engongo. Aza rero guterekamo igitego cyiza cyane cyabonetse mu minota ya nyuma ndetse gihesha isinzi ikipe ya Rayon Sport imanuka yemye rwose 11 bakomeza kugenda abazungu. Akanyamuneza rero ni kose kuri ekipe ya Rayon Sport. Abasore b'ikipe ya Rayon Sport bamaze kuba bakira prime y'ibihumbi 200 bari bamaze kuba bashirirwa n'umugabo cyangwa se n'umuyobozi cyangwa se na president w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tade nka motivation kabisa kuri iriya match. Ni urumva ko naga prime nziza keza karemereye kiyongera ku mushara w'aba basore, bakaba rero bahagaze neza cyane. Akanyamuneza ari kose nyuma yuko batsinze iyi match. Ibyo rero nibihagije, ni motivation ndetse ni igipimo cyiza ndetse ni na morale ibinjiza neza kuri derby igiye kuba muri iyi weekend. Mani ishobora byose mu gihe ikipe ya APR Football Club yatakazaga ku mukino wa Rutsiro hari i Rubavu ikakura inota rimwe, ikipe ya Rayon Sport ihakuye 3 izamukanye rero ubugome amashagaga biremereye cyane kuri derby kuko biteguye gutsinda ikipe ya APR bubi na bwiza. Mani ishobora byose, ikipe ya APR Football Club ikabigiye kuza gukina n'ikipe ya Rayon Sport idafite abakinnyi babiri ngenderwaho, barimo uwitwa Memer Dawo umusore w'umuhanga cyane, barimo kandi umusore uca ku ruhande asatira rw'iburyo bamwita Watala Sheikh Jibril, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ikipe ya APR Football Club nawe yagenderagaho. Urumva ko rero ni icyo gikomeye cyane cyabo bakinnyi ari nacyo kiri kugora cyane ikipe ya APR Football Club muri iyi minsi kuba yagira ikipe nimwe yitwaraho neza. Yanganije na Kiyovu Sport, inganyije na Rutsiro. Sinzi niba guhura na Rayon Sport atari nko kwiyahura. Mani ishobora byose, sinzi uko bizaba bimera. Ikipe ya Rayon Sport nibyo nayo ntago ifite abarutayizamu bayo kuko uwitwa Foringanye, uwitwa Asman Ndikumana, abo bose baracyari kavaringa baraza byibura mu mpera z'uku kwa 11. Urumva ko rero ikipe ya Rayon Sport nayo igiye guhura na APR idafite umwataka rutayizamu nimero 9 tipike ukomveka utsinda ibitego nko muri abo bakomeye cyane twari tuzi ko rwose bascrollinga. Ubwo rero kuba bari rayinga kugendera kuri rutayizamu Habimana Yves adakunda kubona ibitego neza, sinzi uko bizaba bimeze, ariko ikipe ya Rayon Sport iriteguye imeze neza, ikubise match 3 zikurikiranya umuriro. Urumva ko ni ikipe yinjiye kuri derby ihagaze neza ndetse ifite n'akanyamuneza. Very wonderful. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba igiye kuba icakirana n'ikipe ya APR Football Club, ariko rero ni mu gihe umusore wayo ukina hagati mu kibuga nawe atamerewe neza, ariko amakuru dukuri indani nuko ari kugenda yitabwaho n'abaganga ku buryo mu minsi mike cyane araba agarutse ndetse akora imyitozo iri full ku buryo rwose azaba ameze neza cyane. Kimwe mu byatumye banamuruhura bakamubwira bati kuri iyi match ya Marine twe tugukeneye, ariko ni ngombwa ko urekipera ukabanza ugakurikirana ibyo tubazo ufite tujyanye n'imvune ukaba unaruhuka, hanyuma tukazakwifashisha kuri derby. Uwo nguwo rero nta wundi Nibigirimana Abedi Lokando, akaba rero azabagaruka aje gukina derby. Reka mbashimire cyane mwe twari dukomeje kubana hano kuri Motric Rwanda. Motric Rwanda ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana bane namwe, mukomeze mugira ibihe byiza. Ciao ciao.